wageze aho amakuru ya ruhago atangirwa rero biragusaba kuba humble ready ugatega amatwi rero ukumva akantu ku kandi. Tukaba tugiye kuvuga amagambo Kobbie Maino amaze gutangaza mu kanya gato nyuma y'umukino ukomeye warangiye ikipe ya Manchester United itsinze mu Liverpool ibitego 3-2. Uyu musore ukiri muto rero akaba ari Kobbie Maino yagaragaje ibyishimo n'amarangamutima akomeye cyane avuga amagambo yakoze ku mitima y'abafana benshi. Uyu mukinnyi yavuze ko iyi ari impinduka idasanzwe ikipe yakoze mu mezi ashize, ashimangira ko intsinzi itaturutse ku muntu umwe ahubwo ari umusaruro w'ubufatanye bw'abakinnyi bose ndetse n'umutoza. Ati tugomba gushimira buri mukinnyi ndetse n'umutoza, ubu turi kureba imbere gusa kandi tugomba kurangiza shampiyona dufite imbaraga. Rero ngo turashaka gukomeza gutsinda tugatsinda kandi tugakomeza tugatsinda. Ayo ngayo akaba ari amagambo kabisa Maino amaje gutangaza mu kanya gato. Nanone rero bamubajije bati ngo urugendo rwawe rwamugejeje ahangaha cyangwa se rwamugejeje muri Maino. Rero uyu Maino ntiyahishe ko bitari byoroshye, yavuze ati ngo cyane mu gihe atabonaga umwanya uhagije wo gukina ngo byari ibintu bikomeye cyane kabisa, ariko ngo yahisemo kwihangana ndetse no gukomeza gukora cyane, ibintu byamufashije kugera ku rwego ariho ubu ngubu. Yavuze ati ko byari bigoye ariko nagerageje gukomeza gukora cyane no kureba imbere. Ayo ngayo rero akaba ari amagambo yavuze mu kanya gato kabisa. Nanone bahise bamubaza ese ni uruhe ruhare rukomeye rw'umutoza. Uyu mukinnyi yashimangiye ko umutoza yagize uruhare runini kumwongerera icyizere ndetse no guha abakinnyi bose imbaraga zo kwitanga ku kibuga. Yavuze ati yagiraga ati icyizere adushyiramo gituma ushaka kumurwanira ndetse no gutanga byose ufite ku kibuga. Bamubajije ku gitego cye cyanditse amateka. Rero yavuze ati kubijyanye no ku gitego yatsinze, uyu Maino yavuze yuko byaje bitunguranye ariko abasha kugikoresha neza atsinda mu buryo bwiza cyane. Icyo gitego cyazanye ibuka ku nzozi ze mu bwana, aho yigeze kwicara mu myanya y'abafana arota kuzambara umwambaro wa Manchester United. Ati nari nararose nk'ibi bintu bitangaje cyane kuri nje. Ibyo ngibyo rwose yabivuze mwishimwe kabisa. Bamubajije ati iki cyumweru ati ucyakiriye gute kuri wowe? Ati uretse gutsinda gusa Maino yanabonye amasezerano mashya. Ibi ni ibintu byatumye iki cyumweru kiba kimwe mu byiza cyane mu buzima bwe bw'umupira. Rero intsinzi ya Manchester United si amanota gusa ahubwo ni ikimenyetso cy'impinduka n'icyizere gishya mu ikipe kandi kuri Kobbie Maino. Ati ngo ni intangiriro y'urugendo rushya rwerekana ko inzozi iz'abana bato zishobora kuba impamo. Ayo rero akaba ariyo magambo witwa Kobbie Maino amaje gutangaza mu kanya gato nyuma y'uko ikipe ya Manchester United ifashe ikipe ya Liverpool ikayitsinda ibitego 3-2.
rero iyi ni VTV aho ruhago ivugira ukuri. Rero niba ushaka kujya ubu wa mbere mu kumenya ibiri kubera mu isi ya ruhago, kanda subscribe nonaha kuri VTV ube hambo kandi ube ready, utazajya ucikanwa n'inkuru zigezweho.